aha twagiye. Iki ni igice cya kabiri aho mubaza ibibazo bitandatu ku buzima bwa Yesu, waburamo kimwe gusa ugafata ibiraya ugatangira kugisoma kuko uyikeneye. Ubushize rero benshi bari bambwiye ko ibibazo nabwiye byari byoroshye, rero nazanyemo ibisa nk'ibikomeye mu kuntu, reka ndebe ko ubasha gusubiza bitandatu byose. Niwicamo kimwe cyonyine baza gusaba ko ufata ibiraya yawe ugatangira ukayisoma. Okay, twagiye. Ikibazo cya mbere. Icyo gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Niba bivuze ko hari uguhindura amazi divayi, wabikoze. Twagiye. Ikibazo cya kabiri. Ni iyihe ntumwa ya Yesu yifuje ko bagendana hejuru y'amazi? Niba uvuze ko ari Petero, wabikoze. Okay, twagiye. Ikibazo cya gatatu. Ni ayahe magambo ya nyuma Yesu yavuze ubwo yari agiye gupfa ari ku musaraba? Niba uvuze ngo byose birarangiye, icyo ngicyo cy'ukuri. Yaravuze ngo byose birarangiye. Ikibazo cya kane. Yesu yari afite imyaka ingahe ubwo yabatizwaga? Niba uvuze ko ari imyaka 30, wabikoze. Twagiye. Ikibazo cya gatanu. Mbese Yesu mu gihe yari ari mu murimo we w'ivugabutumwa hano ku isi, yazuye abantu bangahe muri icyo gihe cyose yamaze mu ivugabutumwa? Niba uvuze ko ari 3, wabikoze. Yazuye umwana wa Yayiro, azura umwana w'umupfakazi, azura na Lazaro. Twagiye. Ikibazo cya nyuma. Ni bande basabye umubiri wa Yesu ubwo yari amaze gupfa bakajya kuwusaba Pilato akawubahereza? Niba uvuze ko ari Yosefu wa Arimateya na Nikodemu, wabikoze.